aba miss mufite ibibazo pe. Iradukunda Elsa waramutoje kubyina ikinyarwanda. Naratoje ndangije ndagira ngiro gawe ati nubundi ntabwo muzanyishaka n'ubuntu ndigendera ndigenda. Eveno mi gente no Son of Africa Biz back in Go Golden Queen bwawe heta nitwa Kazi Kesire kanise rukomeze fresh wahuri hatandukanye uri mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda ari kanise ukomeje kugira ibihe byiza cyane uramutse uri mu Rwanda nakubwira ko kubushe buri ahangaha imbere yanyu muri kwabona ese ubwo ndayamvuga umusore cyangwa umwari niki kunogera niki ndishaka oyo cyukunda ubwo n'umwari nibyo wahisemo ya umwari murahabona umukobwa mwiza cyane bamwita Ige irindi zina niri umuhire Papande umuhire Ige to Papande nabonye uvuga ko ufite umwana ubeshye nibyo byandi byo cyane umwana wawe ushyire ku ruhande ubwo babyumvise warajya umeze neza ndashima ushe uri Kigali nawe uri kubwumva wabyihorera wagira ngo turi mu itanura ukambara ishati y'umukara nawe ese nawe umukobwa mukonja nkatwe yego ko tudashyuha se ahubwo ndavuga mushyuha nkatwe turushe bushyuhe ndetse tugira ubushyuhe bwinshi cyane ni ikihe gice ukunda kugiramo ubushyuhe kirenze ni kinini cyane ikihe gice nyine mu bice by'umubiri wawe ahantu ubushyuhe ukunda kwibasira ntagana ahantu ubushyuhe bukunda kwibasira ukavuga utangaha harashyushye kurusha ahandi nkanjye ni mu mutwe n'ahandi uzi se ngewe ndukwivuga ngewe nepfiriya Nyabugogo na Remera kandi wowe ufite Nyabugogo na Remera hari umuntu ugeze kumbaza ndakumva ko nshaka kuzakora ikiganiro nawe ibyo bintu uvuze bya Nyabugogo na Remera arambwira ese buriya Ige nyine gahunda nimwe cyangwa ziba zegeranye ari ebyiri nyine nimwe indi ntikora ariko irahari no ntago ni ukuvuga ngo hari parite ebyiri yego hari imbere akaba n'inyuma wokoresha iyahe wokoresha zombi cyangwa imbere no ikoresha imwe nkoresha imwe iyihe y'inyuma ayigereka ngo wazi ikibazo cy'amatsiko ndetse yashize ko nabonye abakobwa byambye yawe n'ikintu narabimenye ibintu bya Heineken no maybe umukobwa yagize Heineken akayishyiramo ntabwo ugize umuba icupa rikinjira neza iyo hepfo za Nyabugogo nabibonye ku ifoto habo ndibaza uriya mukobwa yafite intumbero ahubwo njye ikibazo nibaza kwibaza intumbero yo ahubwo nyine yashakaga kuyishyiramo wasanga yabuze abahungu nka bamufashe gahunda nk'abariya bari hari yego bari inyuma hari hanyuma ngiye kwibaza ikibazo we buriya Heineken ntiyagenda ahubwo se babonye umenya kwinjira ntabwo abona umenya kwinjira n'umutwe niwo nyine wakwinjira oya nari nzi ko nawe nyine ubwo baba ari kimwe na Heineken ahubwo wowe numvaga na Primus yagenda reka oya nubwo uzabigerageza urebe ngira bagushaka utukarana nabi cyakora cy'mu buzima ndagututse se urantutse nyine ndakubwira uzagerageze urantutse ngo ngenze afate icupa nkiremo yego mwamikazi umuye rwego rwo gusuzuma yego uzaza ubinsuzumire ni izina rya Yesu da wabaryishyiramo hari baryishyiramo yego sibyo uzagerageze uzumbwire yego nako nazajye undi ugerageze wowe wenyine nawe gukangurira abantu gukoresha amacupa ahubwo uri kubakangurira ahubwo wowe niyo nabwiraga njyewe nabazaga n'ibigerageje byakunda ugereranyije habaye iki habaye wabuze umugabo njyewe nabuze umugabo muri rwego sago nibabura sindi kwanga abagore mwabuze abagabo kandi muhari ubuse njyewe ko mfite umugore se kumuca inyuma n'iminota ingahe hanya nci inyuma njyewe mu izina rya Yesu ngo turabibikiye abanza uri indaya ntabwo ndi indangamirwa
harya basiga vuga indangamiro ahanga uri gusesereza okay nturinda nurose kutariyo nubundi ako banzuriyo umva ibintu byo guca inyuma hasi ngugira umugabo umwe nyine umwe ugira cyangwa biterwa n'iki maze imyaka ingahe ukora iki nta mugabo mfite uri single ndi single search okay hano turamuhakura sibyo abantu bakurikiye yawe TV babwire umugabo wumva wifuza agomba kuba ameze gute ibyangombwa sinsaba ibyangombwa usaba iki uburanga nyine we muvuga uti agomba kumungu mwiza Erana uca bugufi uri proud cyaricyo icyo akunda yego uri proud yuko ari umugabo nimba ari umugabo amenye ngo nimba ari kumwe n'umuge mu muhanda ntagire ikibazo ubundi se umugabo ufite n'iminwa myiza inde ngaho ntumfate ku ngufu hano mu kiganiro njye nabwo mfite umugore nta mugore ufite ndamufite mfirwa bazira afite abana wasanga ari ku telefone ujya ta nzamuzana ubutaha murebe ubona nyiri umwana se halo agomba kuba ari umugabo uca bugufi wemera kugenda n'umuge mu muhanda ese ubu ngubu wamugare kamitera nabikubaza uri kubona uburyo byatangiye abantu bakwakira bagufata ubu ngubu bimeze bite bimeze bona ribira mutima mubi sibye mu bamwe batarabyumva neza muri kino gihe hari umwe bamwe arahugera bakakubwira ati umuntu simushaka simukunda sinkunda imico yiwe hari n'abandi bavuga ati it's okay n'abana beza bari aho batuje ntumusagarire nimba yakubwiye ngo niba gukunze yagukunze nyine ariko ntumusagarire ubuse nawe ushobora umuhungu kurya ukamubwira ati nagukunze ukabisa shanye kugira ngo nzajye ku giti cyanjye singiye kubeshya sinkubeshya ndareba nkashishoza amenya ngo uriya muntu ni muntu ki mu bijyanye n'iki na caractère ziwe amenya ngo se ngo uyu mutipe ashobora kuba ari bien ameze neza ariko ugasanga afite ikintu kimwe ntakunda abageni abageni dukunda abatipe bari babandi ubona bari bogali bameze neza kubona umutipe uri ushobora kumugira uruhande ukamubona ngo ati I like it for what for he for you ndakureba ubwo ushaka kumubwira manje kumubwira ati nagukunze meme taye yawe nayikunze nagiye mu bintu byinshi nasite kubyinjiramo bya cyane nkamubwira nakunze taye yawe nakunze ukuntu uteye numva wamera nk'umu customer ushobora kumubwira customer cyangwa se ukamubwira ati nagukunze tu mpita nigendera we agasigara muri yibaza ati mbikore ngende cyangwa se ingende hari ababikora n'abatabikora ariko hari akantu uvuze ngo ukamubaza ko yakubera umu customer ibyo navugaga nyine ko we aba ari gahunda ku masaha y'imanukira wokorera ku minota yego bifasta vayo hari undi oya ariko ibyo bintu kuri jye aba customer ndetse kubivuga customer ni ibintu navuga ngo ushobora kuba umukiriya wanjye w'iyo saha wagenda akaza undi ushobora kwakira nk'abagabo bangahe ku munsi yewe shaka kuva 2010 na kangahe 18 kugeza ubu shwi ntuheruka umugabo na kare nawe nkeneye nuko utamukeneye cyangwa nuko badahari niko namukeneye kubera iki utamukeneye ntawe nshaka
ubwo rero uva mu buge wongere wibera no ndabuvamo kubera iki aho usundi wavutse umeze gutya niko navutse meze urabeshya ni ukuri ndakwishye turangana ndakuruta wasanga utananto ushobora gusanga utananto ahubwo nkurusha n'imyaka ntabwo wandusha imyaka tuvugije ko ufite imyaka ingahe njyewe ndakuruta ariko oya tuvugishe ukuri ufite ingahe ufite 35 uradusha ko mbona tungana se ubwo ndakurusha ingahe abuse 90 yego ko rero yavutse 90 oya urabeshya kuri 29 z'ukwezi kwa 12 ufite imyaka 35 tatu ni ubwo uyimaze uri umuge kudaseka nseke ahubwo njyewe numva narira urarizwa n'iki none se ige kari kwibariza cyere kibazo watakaje usugi ryari zira byabyo usugi ubumanzi sinubuze ubumanzi ubumanzi nise ndongorana ubumanzi navuga ngo nararongoye n'umukobwa wararongowe nararongowe wowe utakaje ryari se ubwo busugi ushaka nkubwike namutakaje yego pe mfite amatsiko nabere imyaka 10 turashize none nuzo 10 14 byari bimeze bite uko mana umuriro nkubwira nkako gasenera ukuntu kagiye aha neze ko hatagufashe ku ngufu ntango ari ku ngufu abikoze mbishaka utereka numva uko bimera jewe nari mbimenyereyemo ukuntu nigira mu kazi kanje bisanzwe uko nakoraga ubumodo nigishaga abamodo kumudalinga watozaga abamodo icyo gihe iki gihe nabigishaga kubyina kinyarwanda kinyarwanda kubyina kinyarwanda urambyinira wanjye nk'akantu nshyiramo akarimbo gato nkubita akantu nk'iminota nk'amasegonda abiri urambeshye rero ntabwo nakubeshya watega amaboko turebe yego natega swangira akantu gato kanshyiramo akarimbo gato cyane k'amasegonda nk'atatu sibyo ukundi ngombwa rero nshyiramo mpita nyishyiramo uzi ko uteze amaboko ngahita numva usikura umugore yiwe nakora umukobwa atatu ngombwira akarimbo ngushyiriramo hano nako nze nkwereke akarimbo mbyinire kanshyiremo inzovu tubyina nzovu we nzovu uri nzovu nimba ariko bayita inzovu n'ubundi bayita nzovu ya nose ya uzi n'amazina yabo noneho nayigezeho ariko ni bamwita nde masamba intore nze ngashiremo cyaza telefone nyigabanye nyishyira hano Iga ngaho reka nze ngo umwanya ugire akantu gatoya hano urayumva ngo nkubitira ikirenge nyine amasegonda 3 gusa yonyine kuki gushaka kungerageza cyane nukugira ndebe ukuntu ugira akantu kamwe konyine nukugira ngo tuprove ngo ko wabigisha kubyina unashaka bate wewe urabeshya ntabwo ugishaka kubyina kandi nushaka tega amaboko kubyina ige nukuri kwimana kudisha nawe nzi ko wabyina bira bintu kuri kora hano oya numvaga wambwiye ngo ngabyigishe kinyarwanda niba waririmbye we kuryigisha kinyarwanda nabishije nabikoze ari umuntu mpaye mikiraka ndangije arambwira ati gwino wigishe bano ba nuze bamodo ngenda wigisha ko bari kumodalinga iki gihe nuze niwe wakoraga uyu motion mbera motion nide uyu nuze wagiye muri France ni France ninde uyu kabano yitwa ndari Franco uyu wabanje bamwita nde uyu ukora motion Moses yaje bwa nyuma nasi ninde wabanje haryo ngo uyu mumodo tanga n'umumodo bamwita nde my god
nibagiwe izina rye. Okay, ntabwo njye umuzi rwose urambabarira nta kibazo. Ni nuza kumwibuka uraza kumubwira. ndamukubwira ya. Yego, abagwaye ikiraka. Ni umushuti wanjye wampayemo ikiraka. Muri iyo nzu y'imideli. Ya y'imideli kuko bakoraga hano muri Frankfurt hano mu mujyi. Hano reba hano kuri nuze hano nuze basenye. Hano hirya nyine. Ya. Yego. Niho twakweraga. Tujyayo. Ubwo ufite imyaka ingahe? Ya nari maze kugira imyaka 25. 25. Ya. Okay. Ubwo muri 2015. 15 ubwo 15 n'ubundi. Yego. Nibwo natangiye ko nari ibintu byo kubyina bya kinyarwanda. Uri warabyigiye se byo? Urambabara studio twizana hasi ashaka kumenya umuzi w'ibyo bintu. Byo warabyigiye kubyina. Ariko kumaze mbizamukire rimwe. Ubundi ufukana n'abana bangahege? Turi batatu. Muri batatu. Mwese okay. Abahungu ni bangahe? Ahungu se ni batatu. Bose n'abatinganye se? No. Nako nabage. Oya. Ni wewe wenyine wavuye mu gice nk'iy'abakobwa. Babifata gute se bavandimwe bawe? Nta kibazo. Barabyakire nta kibazo. Ntabwo ari ibintu bya hatari, ni ibintu bisanzwe. Bavandimwe banjye ntari barabyakiriye kuva mu bwana ngo nibwo kuva mu buto bwanjye. Baranze. Ni ukuvuga ntabwo ari imico wizukuze. Wavutse isanga guri iki? Niko nibisanze. Kuki utamiza amabere size nguzane n'ibindi? Hamwe na nigeze narayazanye. Nangije ndagira. Uko nanye kuzana amabere manini. Baratangiye kubyimba. Mu muti ndasiga. Asubirayo? Yasubirayo. Ndetse ko wishimiye ko uri nk'umukobwa cyacyo gihe wari utariyakira ko umeze. Ntabwo nari nakiyakira neza. Numve ko biraza neza kuko nari nangiye kubona myaka 10 n'ingahe mba nangiye kuzana amabere no ibi ntabwo ari too much. Ubona ibintu ntabwo ari too much. Uravuga uti reka nyisubizeyo. Biranagwira ndabona wese yaragiye. Nyine ko iyo ndebye iyo arye nko kuno iyo nambaye ibintu binini ntabwo ushaka kubibona. Ariko nambaye mwenda unyegereye ubu tubona ko harimo utuntu. None se ubundi reka nkubaza ikibazo cy'amatsiko ko abahungu ubundi y'abakuru umwana w'umungu yabyaye agomba kuba ameze gutya gahagaze nyine. Ibyo bintu bigezeyo ko ukiri umwana cyangwa n'ubu ngubu? Habyo nigeze mbona. N'ubu ngubu nabyo ubona? Biraho gusa tu. Biraho mbona bimeze nk'indabo ziteretse hara ku meza. Oya. Indabo ziraho zidafata akabaraga zidashinze. Niye zidashinze ziraho ngaho. Byose si byangombwa nyine by'abagabo bifite byose uko mbibona n'ubwo nguko nyine. Ntabwo nta kintu nta gahunda nta gushyuha nta kugira. Oya. Kubeshye turangana. Sinatwumvikanye ko tungana se. Okay, ige ko timo turaza amakuru tugera ngaho kuri ibyo by'imidere. Ababyeyi siro bafite ige. Nta numwe mfite. Paul sana. Bitabye Imana. Zana ngufashe na koresha kangaka ikibazo. Koresha kangaka. Niko. Yego namubwiye wihangane kubura ababyeyi ntago ari ikintu cyoroshye. Ntago ari ikintu cyoroshye. Nge uyu utaza. Ase wora bafite? Ndabafite. Imana ishimwe yego. Yo, nishimira Imana. Imana ishimwe. Nari impamvu nakubazaga ni warabivukanye ukanambwira nuko udafite ababyeyi nari bubihuze nkavuga ni sibyo byaraguteye nka depression ukisanga wagiye mu mici habanye wenda n'umuco nyarwanda uko kwari dusanzwe. No ya. Nge ababyeyi banje ko wabanje gupfa ni mami. Yapfuye kera nkiri mutoya, kigera nkiri mutoya ariko ntago yigize ambremingaho cyane. Ariko yarabibonaga ko yarabibonaga akavuga ati it's okay. Burya abantu bavuye hanze niko bamera. Abandi bavuye hanze. Bavuye hanze. Mu kihe gihugu? Burundi. Ni wavukiye? Niho navukiye ngewe. Mwaje mu Rwanda ufite imyaka ingahe? Naje mfite imyaka 4. Imyaka 4. Ubwo uri muri 94. Yego. Twaje tugize no mami
ubuzima bw'ingege bwabanje kungora kugora gute kutamenyera igihugu kiri mu kindi gihugu ubona naraje ngeze inaha ibiryo bya birananira ubundi so warajyagiye n'ubuzima bwaho buranga mbona ntabwo biri kumfata bansubizayo bansubijeyo nagarutse 2012 none yaramaze 2012 nagiye muri 2009 igihe nari maze inaha byanze ndwaragurika iki baravuga ati bajyana kwa muganga gasanga nta ndwara mfite bajyana kwa muganga gasanga nta ndwara mfite baravuga ati umwana mu gusubizaho yaraturutse kuko mu rugo twavuga Swahili na Français na n'igiswahili baravuga ati no uyu mwana mu gusubizaho yaraje aho ubuzima bwe uko ibyo byino byamunaniye naryaga wapi bikanga ibyo ndiye sisi nyanga Burundi ibiryo byaho ni kimwe n'ibyina hangaha biratandukanye ko nabimenyera ubugari ariko nino burahaba ariko ubugari bw'Uburundi n'ubwo mu Rwanda biratandukanye n'amasosi bateka i Burundi n'amasosi bateka inaha mu Rwanda biratandukanye mama akagira uko ashoboka kose agateka ya sosi n'ubundi yo mu Burundi bikanga bansubizayo nagarutse 2012 mu Rwanda nagarutse 2012 yego 2012 ngaruka ubwo ni Burundi ahantu babyumve ko nundo ari wisanzuye imereye nk'abagore rwose neza nta kibazo meze neza uri umugore wujuje ibyangombwa original ugumva ko n'ubuse byo gutakarije mu Burundi mama apfa apfuye mu rumbiri naragenda garuka nza gushyingura mama nyesubirayo yego ntabwo ugiye nabibara ko namaze icyumweru ntabwo wabibara ntabwo njya mbibara yego subirayo nagaruka mu Rwanda neza 2012 nibwo none wari umaze no gukura cyane nari maze gukura numva ko nta kibazo ndagaruka nza kwiga mu Rwanda ubuse warize kugira mu kangahe yige ngeze mu kabiri secondaire ko kitakomeje kwiga babusaze bwacu surabiyobora wase ushakira umugabo cyangwa kare wowe wavuye mu ishuri ninjye byitore n'ubushobozi bwabuze se cyane amahitamo ya ubushobozi ntaki nahise icyo gihe ari unakutanye n'umushiti wanjye n'umukobwa anjyanye mu kazi twari muri gani vakansi nari maze kugera muri kijya niga mu wa mbere ninjira mu wa kabiri mu kwinjira mu wa kabiri mbona ibintu biraryoshye akazi mbona ubwo kana kahe kazi gucuruza amatelefone no gucuruza ama simcard yego bankoze MTN baguye mbangahe 90 2010 na kangahe na kabiri gute 12 nari ngeze inaha wari ukiri mu Burundi ibyo ngibyo nari ngeze inaha 12 13 14 yego babonye akazi bamutanye n'umushiti wanjye twiganaga ku kigo yego umukobwa yego muri vakansi ya mbere abonye akazi arambwira ati umushiti wanjye namenye reka nawe mubwirazi bandaje ndakoze bana amafaranga ararya 90 umunyeshuri none Kinyarwanda nacuruzi gusa wavuganaga n'abantu muri rero uri mucuruza amasimukade ikirundi na Swahili na France yego arambwira ati ntabwo ibintu bibaho ugomba kumenya Ikinyarwanda neza ujye wihangana uvuge Ikinyarwanda ndamwana ntabwo byankundira ntabwo byagukundira gute ndamwaha abanyarwanda nanje ntabwo bigwindana je Burundi we muri abanyarwanda murabizi Kirundi kiragorana ubwo kivugitse mais je suis même parlé français tout pardon
nanga igifaransa cyawe kijugunye ntabwo gikora hano mu Rwanda cyane ko mwacuruzaga amasimukadi ku banyarwanda batazi iki gihe cyarakoga 2013 abanyarwanda bakise ni wangahe 14 abaguraga amasimukadi bari bake yarakoraga igifaransa cyane n'ubukira cyakora ni na mbere cyanakoraga ariko ku bantu bamwe na bamwe sibyo no simukadi numva wazitemberezaga gutya ukabarura ufite urupapuro afite urupapuro wanditseho code kugira ngo nibinjagaraze mu mutwe yego simbona babwiye ikirundi abanyarwanda ukabereka gutya ukabarura simukadi rwose ba nkatanyibarura tayari indangamuntu ifite akarangamuntu bagafite neza muri telefone kwa dute amatelefone baratweretse atanyibarura tayari neza bagana hamwe none se yige basa nk'amanite y'amagana ige misingira amatsiko nibwo nukiza mu Rwanda ibintu by'abantu by'ubuge byari bitaragera ku rwego wavuga ko ari ibintu twamenyereye cyane abantu mwakoranaga babyakiraga bati bakwakiriye gute muri team mwakoranaga gute bakamenya neza ko gusa ukuru bandebaga abo twakoranaga bo nta kibazo cyabo babona guri cy'abakobwa ariko batazi ko uri umuntu nakigera nifite akanatirere nifite akanatirere nkako kawe akanatirere gakeya kwa n'undi munyeshuri ufite akanatirere n'aratungiye imisatsi wambaraga gute se gihungu ariko ya gihungu utamye ngo nimeze gafunga misuzi n'igikobwa utamye icupa ryanjye y'umukara n'umupira w'akazi utama kwambaraga nakora ntabwo nambaraga akora ndari kubyimba imbere ariko wa mugani biba bijya hehe nyine ukagaragara ko gahunda zagize yego nukwambara jeans ni umukara n'umuhondo nakoraga mu kigena nakoraga cyaka kuvuga n'umuhondo yewe abantu baranabyumva icyo gihe wanabivuze kare ubwo baje bo nta kibazo babigeragaho nibwo wavuye mu kazi icyo gihe iki gihe nakozemo amini nibwo wavuye mu ishuri wigira muri ako kazi wakamaze igihe kingana iki ariko nkajya no kwiga mu gihe cy'amashuri atangiye nasubiye ku ishuri ndiga ngeza 2016 ngana biba birakunaniye birananiye pe uvamo biba bitugeze mu baguhereza amafaranga 140 140 ingahe ndabaza ndiye nsubire mu ishuri amafaranga nyareke nta munsi amashuri ubwo nari maze kuba ikinyarwanda kuko narakiye warabaye Kamugi nari maze kumenya ikinyarwanda roje nabi n'abagabo bari kuboneka icyo gihe oya bakumenamo nambuka mu muhanda oya ntangiye gutunga umusatsi wisiga twatiro akawanja sinakaburaga gusiga musi y'ijisho bakita ngo iki akawanja ese nibihe birungo uje wisiga nyira aho ngaho je nisiga wanja gusa yo musi y'ijisho ubundi nkigendera ntabwo wakisiga twatuntu dutuku biragasaga misi biragasanga uyise biragasaga misi bibya ku munwa reka sinimyiziga reka n'ibitukuza iminwa reka ubundi iminwa yanjye mu izina rya Yesu biragasaga misi okay reka twihute hanyuma twigirira ahantu hajoninze ahantu mu nzu ikora imideli no gutoza ikinyarwanda wambwiye ko watoje ikinyarwanda ariko kura na fashion sibyo si ibintu bibiri bitandukanye wabikoreye rimwe nabikoze ibintu bitandukanye mu bihe bitandukanye wabanje iki nabanje gutoza iki kubyina kinyarwanda watozaga abande abamisi Miss Rwanda ni nka Miss we watoje kubyina kinyarwanda hajya bamwita Mutoni nde harya Mutoni harimo umukobwa witwa Mutoni na Mutoni bamwita Mutoni hari 2000 na kangahe tugiye batora Miss bari 2019 Miss 2019 2019 ndabeshya pe 2017 harya Jolly yabe 2016 16 Jolly Mutesi Jolly 2017 yari yari FC hoya iri sabwo no wavuga
uyu ni uwejo bundi. Yego reka nze murebe wa 2017 hanyuma icyo gihe wabatorezaga hehe hano mu Kiyovu batozaga ni bande barwaye akazi subwa n'umushiti wanjye yampaye akazi ati ngwino watoza ikinyarwanda oya ngeragiyeyo we ari kubatoza yego arangije ndamubwira no ibyo bintu kubakora ntago ari byo bifite inguvu bakoresha utuntu tworoshye irarukunda Elsa nibyo noneho hari umutipe wa modelingaga wabigisha ku modelinga ibintu byo ku modelinga yego ugitoza n'ubundi n'umusatsi n'ibyo byakora arangije arareba ukundi kuvuga nanicaye ku ruhande nicaye n'imbere ndikumwata ibyo bintu gukora nka tomate uri kubakoza ibintu by'ingugu uri kubahereza ibintu kandi ugomba kohereza ibintu byoroshye n'imibiri yabo ku buryo iza kubi bahereza ibintu byoroshye tamwati waje ukabereka bara kubyina muri taro ni ikibazo kubyina muri taro karaga kweto kareka bababika yego biragorana yego kwigira mu Munyarwanda cyako aba miss mufite ibibazo pe bafite ibibazo imbaraga hagusama inuze zanyu ntabwo giye imfundiko wese ko zaje ko ari umuhungu je nta mfundiko ngira ngekare nka iradukuna Elsa waramutoje kubyina ikinyarwanda naratoje ndangije ndagira ngiro gawe ati n'ubundi ntabwo muzanyishaka n'ubuntu ndigendere ndigendere mubivamo gutya ngiro mvuga namwe atuva nshuti yanjye nakweretse bereka ibintu byoroshye apana ibintu biremereye natose nigire muri gahunda zanjye wari umweretse wimanukiye ari ngiye muri gahunda zanjye muri rinye hari umugabo wagwaye gahunda iki gihe watangiye kubenguka nari mfite umuntu twavuganaga mukanapanga ariko no kuvugana gusa ngo bino bintu bigira n'amafaranga byatari nta mafaranga bamo ko babivuga se urabizi neza niko numva niko bavuga ku mihanda ngo bigira amafaranga menshi cyane nta mafaranga bamo ubu nawe nta mafaranga ufite amafaranga yahe gusa udafite amafaranga ugatunga uwo musatsi kera se bitandukanye n'ubu ngubu yego ko umuntu wigeze ukugura amafaranga menshi yakwishyuye angahe utabeshye ntumuvuga izina kuki ushaka kumbaza iyo sije ndashaka numve iba amafaranga bavuga kuko niba bamaho ngaho nta mafaranga bamo ariko baba mu rukundo gusa ntigo wowe ukora urukundo gusa ni urukundo twiberamo nubwo umusore aje yitwaje amafaranga wapi ntabwo bivamo ko wambwiye se ngo ushobora kubagenera amasaha ubwo si isaha ku mafaranga nyine okay ige ubuzima turimo turagana ku musozi sibyo ndakubaza ibibazo bibiri byihuta ko nibanze ku buzima bwawe wabayemo ariko none wabona abantu ku mihanda buryo wiganira n'abantu ntibamenye struggles ziri nyuma yo kuba munameze gutyo ese bumva biguteshema ko umeze gutyo wowe uri mu Rwanda uri muri society itabyumva neza society byumve cyangwa n'ibyumve birabareba wowe wamaze kwiyakira ngiye ku giti cyanjye kuri jewe it's okay nta na gahunda yo guhinduka ufite hinduka njye sawa mugani okay ikibazo cya kabiri ige ni cyo kintu kibi cyakubayeho giturutse kuko uteye ukumva biguciye intege mu buzima ku giti kinyevuga ngo ikintu cyambayeho yego kubera ariko kijyanye n'uko uteye yego baba ngo icyambayeho cyambabaje yego ikintu cyambabaje muri iki yego mu buzima bwanjye yego kubura ababyeyi okay nta kibazo ibyo naje kirababaje ige gira ubutumwa turimo turasoza gira ubutumwa ugenera abantu cyane cyane abantu societe nyine inyarwanda namumva ikinyarwanda cyangwa se bashobora kubyumva ibingibi tuvuga ariko nyine bagufata yaba wowe n'abagenzi bawe mumeze kimwe bafata uko babafata gira ubutumwa wagenera hanyuma twisoreza ikiganiro twigendere ikintu ababwira ntibumve yuko abagiye bari hano hanze bari kuvuka ntibabigemo kubera bazi ko ngo ari amafaranga nta mafaranga bamo babyihorere pe cyetse abivukanye ko bashaka gukunda abahungu it's okay kuri we
ufite mone ziwe ariko nk'umuntu uvuga ngo njyewe ngo nzi ko mu bage ngo habamo amafaranga n'amafaranga bamo full stop ntabijyemo nabireke yishakira ubuzima bwe ayibarekere mwe mwabivukiyemo areke twe twabivukiyemo twe tubimenyereyemo mu kazi twe tumenyera akazi ese ige nisoreza nigendera uramutse ugize amahirwe yo kuvuka bushya wahitamo ko wavuka uri umuge ntabwo nabihitamo bivuze ko bigutera ipfunwe kuba uri umuge ntabwo bintera ipfunwe kuko ariko wisanze niko nisanze ariko si amahitamo wagira ntabwo ari amahitamo kuko ndabikunda ni ibintu numva muri njyewe ibyo rero babyita kwiyakira si ukubikunda niba uramutse uhawe andi mahirwe uko ni ukwiyakira rero ubu ni ukuvuga abantu rwose bumva ko ari ibintu byiza babireke ndamaze ndakwiyamye mu izina rya Yesu bagasanga n'abahubwo sabaye wakoze cyane